umuntu ufite Bibiliya dusomere Ibyakozwe n'Intumwa ntabwo ndi ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 kwihuse. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Hano havuze ngo Yesu niwe ibyanditswe bivuga ngo ibuye mwebwe abubatsi mwanze niryo ryabaye insanganyarukuta, nta wundi agakiza kabonekaho, kuko ku isi yose nta wundi Imana yahaye abantu ufite ubushobozi bwo kudukiza. Birumvikana neza hari ntabwo ndi ari amagambo ni Petero yavuze. Bari bafashe ba Petero na Yohana, bari basanze ngo umugabo wari ikirema wari umaze imyaka 40 ngo aba ku irembo ry'urusengero. Ndabizi mwarabisomye cyangwa barabibasomeye. Yari amaze imyaka 40 ngo aba ku irembo ry'urusengero, ariko ari ikimuga ngo agahora asabiriza utambutse wese amusaba, utambutse wese amusaba. Imyaka 40 irashika. Ntabwo nza gutinda cyane, ndashaka ngo mvuge ngo uwo muntu yamaze imyaka 40 ku rusengero atagira Yesu. Yamaze imyaka 40 ku rusengero nta Yesu. Amara imyaka 40 asabiriza, uwasabye amuhudukira, uwasabye amuhudukira. Nukuvuga ngo ikintu yari akeneye ubusanzwe ntibyari ibice, icyo yari akeneye ntibyari ibintu byahana. Yari akeneye ko azabona Yesu maze nagahuka akagenda. Imana ishimwe. Reka mvuge ngo kumara iminsi mu rusengero ntabwo byakugira umwana w'Imana. Kumara iminsi witwa umukristo ntibyakugira umwana w'Imana. No kuba yarabatijwe ntibikugira umwana w'Imana. No kuba uba mu rusengero nk'uko twabivuze rwemewe n'abantu ntabwo byakugira umwana w'Imana. Ntibyagwa n'ubugingo buhoraho, ntibyakubuza no kurimbuka. Ariko ngo Petero na Yohana bahageze bo baramubwira ati noneho bya bintu bajya bagwatwe ntabyo dufite. Twebwe sicyo cyatugenda. Kubera ko usanga pasiteri ibyaha byagufashe akavuga ati pfuka amahongereke, ngewe ndabirangiza ndabitunganya kano kanya, akagira ntagahamagara n'abandi bakagira bati bakavuga ngo genda ibyaha byawe urababariwe. Ariko reka nkubaze, iyo bamaze kugira ngo urababariwe ujya wumva urubanza rwo kurimbuka ruvuye mu mutima wawe? Ruba rugihari n'ubundi. Wasanga pasiteri ati ndaguha penetesi ya busorosiyo ugatanga n'ikintu. Ese yamaze kubiguha ujya wumva urubanza ruvuye mu mutima wawe? Ntabwo ari byo. Birumvikana ngo ibyo bintu ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri. Hariya batubwiye ngo nta rindi zina munsi y'ijuru ngo abantu bahaye gukirizwamo ngo kereka izina rya Yesu ryonyine. Nta padiri wagukiza ibyaha, nta pasiteri wagukiza ibyaha, nta nanjye wagukiza ibyaha, nta n'undi n'ubundi wagukiza ibyaha. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ariko Yesu yatanze agakiza gute cyangwa gukiranuka kwe kuboneka gute? Umuntu ari ntunganye imbere y'Imana bigenze bite? Bibiliya ivuga ko munyumve neza, nyabune utega amatwi ntibigucike. Bibiliya ivuga ko Kristo ari we wenyine watunganiye Imana, ntiyakora icyaha na kimwe, ntigeze akora icyaha, n'uyu munsi ntagikora, n'iteka ryose ntacyo azakora. Bivuze ngo gutungana Imana ishaka nuko gutungana kwa Yesu konyine. Bivuze ngo udafite gutungana kwa Yesu ntabwo wajya mu ijuru. Udafite gutungana gusa n'ukwa Yesu ntiwajya mu ijuru, kubera ko niwe utigeze akora icyaha, niwe utigeze agira ubwana. Byumvikana ngo kugira ngo winjire mu ijuru bisaba ko gutungana kutari ukwawe ariko kukujyana mu ijuru. Byumvikana ko Yesu niwe ufata gutungana kwe akakuguha. Ariko kugira ngo ubyumve neza, banza wumve ko Yesu Kristo we kuko atakoze icyaha nyamara we wabikoze byose. Uko twese twahindutse abanduye, sibyo? Ni ukuvuga ngo twese ngo twaranduye ngo guhera ku bworo bw'ikirenge ngo kugera mu gitwari. Kandi ikintu ugomba kumva nanone,
ntabwo kuba umunyabyaha kwawe gukomoka ku byaha wakoze. Ahari ni nka sinzavuze ngo ni equation ni ikintu ari kitumvikana ariko uracyumva. Ndagira ngo umenye ko kuba umunyabyaha ntabwo ari ibintu byagukomotseho, ntabwo ari uko wabihisemo, nta nubwo ari wabishatse. Oya, ahubwo birivuga ko Adamu sogokuruza wacu wanjye nawe amaze gukora icyaha, ngo ibyo ngibyo byamuhinduye umunyabyaha. Noneho nawe wari umurimo, nanjye na data na sogokuru wawe na nyokuru twese twari turi muri Adamu. Amaze gukora icyaha twese tuba twanduriye muri we. Na niyo mpamvu wisanga gutunganira Imana byarakunaniye. Niyo mpamvu uvuga ngo sizongera gukora ibyo ugasanga wongeye. Niyo mpamvu ngo none ndabiretse bugacya n'ubundi wabikoze. Ntabwo ari uko wanga Imana, si nuko uri mubi cyane, ahubwo ni ubwandu wavukanye udashobora no kwikiza. Ndagira ngo ikibazo cyumve neza. Kandi Imana iyo barakura umunyabyaha ntabwo yirirwa ko urutonde rw'ibyaha wakoze. Oya, ahubwo iravuga ngo ese uyu muhungu ni mwene nde, ese uyu mugore ni mwene nde, ese uyu mugabo ni mwene nde. Ubwo ari mwene Adamu birahagije ko ari umunyabyaha. Icyo kintu cyumve neza ko bivuga ngo abantu bibeshye ku by'icyaha ngo bituma bibeshya no kubyo gukiranuka. Kubera ko idini ryagushutse bikakubeshya kugirwa umunyabyaha nuko wabikoze. Na niyo mpamvu rikubwira ngo nubire kuzajyayo, wajya kugerageza kwereka ugasanga byanze, nyamara birumvikana neza. Yesu yaravuze ngo ni indyarya ngo bakoreza abantu imitwaro idaterurwa, ngo nabo ubwo batabasha kwikozaho imitwe y'intoki. Akakura ku rubanza rwamunaniye. Isukwana ariko bigenze. Akakura ku rubanza rwamunaniye. Ndi gushaka kuvuga ngo menya neza ko Imana iyo ivuze ngo umunyabyaha ntiyirirwa ivuga ngo yatukanye, yarwanye, yabikoya, ahubwo kuko uvuga kuranda byaguhinduye umunyabyaha. Niyo utagira icyaha ukora waba uri we. Yego, umunyabyaha uri muri konja wari umunyabyaha. Okay, birumvikana. Utambaye uniforme burya ari umunyeshuri, n'umusirikare utambaye teni burya bari we. Kuko umusirikare ni imbere, umusirikare si inyuma. Ubunyabyaha si ukubikora, ahubwo ubunyabyaha ni uko wavutse ku munyabyaha. Ikimana yakigushinja. Noneho niyo mpamvu iyo wihanye ibyo wakoze ukomeza wumva urubanza mu mutima rutavuye. Wasaba z'ibyo wakoze ukumva n'ubundi warimbuka. Hari idini ribwira abantu noneho we kugira ngo biveho neza uzayivugira imbere y'abantu benshi urusengero rwuzuye. Nubivuga ngo uzabukorera Satani isoni, uzabumwamamaje ahubwo umuhaye icyubahiro cyane. Burya arishima, burya arishima cyane. Kuko nitanzeho amakuru wa mugani Satani aranezerwa kuko aravuga ati ni sawa, abantu bose barabimenye. Umukozi wanjye uyu mukozi wanjye ni sawa, mbese ari kunyamamaza. Ntabwo ibyo ari ugukira ari ukwihana. Oya, ntabwo ibyo ngibyo bigukuraho urubanza, kuko urabivuga imbere y'abantu bwacya ugasanga n'ubundi wabikoze. Ndagira ngo ubanze unyumvire ako kantu ukumve neza kutagirwa umunyabyaha n'ibyaha wakoze, ahubwo uri umunyabyaha kubera kuvuka ku munyabyaha. Bivuze ngo niyo waba utabikoze n'ubuntu buri we. Niyo Yesu yaje umaze kwihana n'ubundi wajya mu mujyi cyane rwose. Idini ryabeshya abantu ngo mujye musaba Imana ngo nimujya gupfa muzabanze murwaye cyane. Wari mara kurwara cyane ngo muzitunganye ubwo n'upfu uzajya mu ijuru n'ubundi wajya mu mujyi. Kuko ikibazo si ibyo wakoze, ikibazo ni uburiwe. Ivuko ryawe ryo riri kugira umunyabyaha, na niyo mpamvu kubireka bikunanira, na niyo mpamvu kumva ushaka gutungana byanze. Ntabwo ari wowe, si n'ubugome ufite, niko umuntu wese arenya aho ava akagera. Ibyo bikumvikana ko icyaha wabazweho Adamu yakoze nicyo cyatumye ukirwaho uhite gutandukana n'Imana. Icyo uracyumvise neza. Ngongera nkavuga nti rero kugira ngo Imana ikweme, wowe utabasha kwikosora, wowe utabasha no kubihindura, byatumye Imana, uko Imana yakunze abari mu isi cyane mwarabisoma, ngo byatumye itanga umwana wayo. Gusaba abantu bari kuganira mu matsinda mutworohere, turaza kubaha umwanya mu kanya. Uwahawe kubwiriza narangiza turabaha umwanya kugira ngo ufite ikibazo yagize mu mutima we akibaze. Nibyo rwose. Birumvikana ko ntabwo hano ari mu kiliziya, si no mu rusengero babaho makiri ijambo ry'Imana ngo dushimiye Imana. Oya, nuza kugira ikibazo urakibaza, icyo uza kumva utumva ukibaze, icyo uza kumva nawe wavuga ukivuge kandi. Kubera ko nugusangira ijambo ni ijambo ry'Imana yashyizeho kugira ngo ribere abantu bose ubutumwa bwe, ribere abantu bose iryabo. Nawe nibyo rero rirakureba.
none ashaka kuvuga rero uko kwandura ubwo bwandu wagize ntabwo bwagukomotseho, niyo mpamvu no kugira ngo utunganire Imana nabwo ntibigomba kugukomokaho. Wowe munyabyaha kubera icyaha cyakozwe na Adamu bikugira umunyabyaha 100%. Noneho kugira ngo ubintungane imbere y'Imana byasabye ko Yesu aza. Yesu aje afata bwa bunyabyaha bwawe abwishyiraho. Nicyo gituma Imana yamwishe ngo urupfu rurimo ku musaraba. Burya urupfu yapfiriye ku musaraba ni bwa bunyabyaha bwawe yarazize, kuko twabonye ko we yari intungane itagira icyaha. Nabaza none se niba yari intungane yazize iki? Ntiwumva ko yishizeho ibyawe yamara kubishyira akabihanirwa? Urupfu yapfiriye ku musaraba ni igihano. Burya Imana yari yakugeneye igihana Yesu kugira ngo itazaguhana kugeza iteka ryose. Amen, amen, amen. Nyabune ntibikubera amakuru, ntibinakubera amateka, ntibinakubera amahanga. Ubyo umenya ngo Yesu yahaniwe bya byaha, yahaniwe yakavukire yawe ndetse n'ibyo wakoze ubwabyo nibyo yahaniwe. Abihanirwa kugira ngo wowe utazabihanirwa. Imana iramwica, imwica urupfu yari yakugeneye. Bibiliya bituma ivuga ngo Yesu yaragucunguye. Yahaniwe ibyaha byawe kugira ngo wowe utazabihanirwa. Amen. Bivuze ngo ibyo nibyo bisaba ngo wemere mu mutima wawe ko Imana itazaguhana kubera ko hari undi yahaniye mu mwanya wawe. Amen. Turi kujyana kwemera mu mutima, ukemera ko icyo gihe Imana yahaniye Yesu cyari icyawe. Uba wemeye ko Yesu yagucunguye. Wabyemera akaguha gutungana kwe kwa kundi twavuze kutagira icyaha. Twabivuze ko nta cyaha yigeze akora. Niwe wabaye intungane imbere y'Imana. Uko gutungana yatunganye arakuguha kukagukwawe. Biravuga ngo ni impano y'Imana. Ngo mwakijwe n'ubuntu kuko kwizera. Ngo ntabwo byavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Aguha gutunga. Impano Yesu atanga ni ugutungana kwe aguha, ukakwambara ukazakujyana mu ijuru. Bivuze ngo umuntu wese wemeye igihano Yesu yamuhaniye ahabwa gutungana kwa Yesu nk'ingurane y'ibyaha byawe nawe yishizeho. Sinzi nabyumvikana neza. Kuba intungane imbere y'Imana si uburyo wigize, ahubwo ni ugutungana kwa Yesu aguha nk'uko nawe yishizeho ibyaha bye mukagurana. Ibyaha byawe byamugiyeho arabihanirwa. Gutungana kwe kukujyaho kukazakujyana mu ijuru. Abera bavuze nuko babamye. Nicyo umuntu yizera yemera mu mutima ugaharwa kwera kwa Yesu, Imana ikakubara nk'uko ibara Yesu. Niko muri byavuze ngo kandi uko ikunda umwana wawe ngo nanjye ni kw'inkunda ndakwiye. Ngo nari umugome ngo nuko impa Yesu ngo ambamirwe k'umusaraba. Byumvikana ko gutungana kwera twavuze si ukwera k'umuntu, si ukwera kwawe hoyi, ni ukwera kwa Yesu aguha kukakubarwaho akari kuzakwinjiza mu ijuru. Wabyemeza umutima wawe ukaruhuka, umutima wawe ugatuza. Nyamara bigeze batubwira kare ngo ubwo twemera iby'abantu bahamya ngo iby'Imana ihamya birabiruta. Ko bakubwiye ngo imirimo ijyana mu ijuru ukemera, ukajya wumva utanaribonye ariko ukomeza kubyemera tu nuko bitari guhaye. Sibyo, ahubwo gutungana kwa Yesu, gucyanuka kwa Yesu niko kujyana umuntu mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data ntamujyaho.